Kristo Yesu akozwe. Uyu munsi dufite amahirwe tugiye kuzirikana ku bamarayika, by'umwihariko uyu munsi turareba abamarayika bakuru, muri minsi turareba n'abamarayika bandi. Ndagira ngo duhere kuri igitabo cye byahishuwe. Mwumvise intambara yatangiriye mu ijuru barwanya Sekibi n'ubundi uko biri bitubwira kareganyi. Ibi kugira ngo tubyumve neza, muribuka ya Sekibi wa kareganyi mu gitabo cya Yobu, igihe Sekibi isanze Imana itangira kumuregera Yobu, Imana ikavuga iti nyamara Yobu n'umuntu wanjye, wamugani umuntu wanjye, ariko Sekibi ikavuga iti no, ntabwo ari umuntu wawe, reka nkwereke. Sekibi igakora iyo bwabaga kugira ngo Yobu ahubwe nk'abandi, ariko Yobu agakomera ku Mana ye. Akamaro ka Sekibi, ikibi cya Sekibi ni icyo, ni uguhora ashaka uburyo umuntu yagwa. Ibigeragezo byinshi, ibibazo byinshi, Sekibi ashaka kugira ngo ndebe uyu muntu wita ngo ni umukristo, uyu muntu wita ngo akunda Imana, turi uko biragenda. Ariko ibyo bikababaza Imana, kuko Imana yaremye umuntu imukunze mu isura yayo, kugira ngo umuntu yizihire Imana. Ariko Sekibi yigometse ku Mana, Sekibi kareganyi, nguko nyine intambara turwana niyo ngiye. Noneho kikaba ikibazo rero gikomeye, kuko abambari ba Sekibi cyangwa se abafatanya na Sekibi niba abantu Imana ikunda n'ubundi. Muri urwo rugamba rwose rero turwana, ngaho aho abamarayika barwana intambara ikomeye, barwana na Sekibi kandi baturwanirira. Mu gitabo cy'Intangiriro muribuka igihe n'ubundi Yakobo amaze igihe arwana n'iyo Sekibi ijoro ryose, ariko umumarayika Mikayeli n'ubundi akahagoboka Yakobo agatsinda, ndetse agahabwa n'umugisha, akaza kwitwa Isiraheli, umunyamugisha. Muribuka mu gitabo cya Tobi, ubuzima bwe ni ubuzima burebure, n'umufiyanse we Sara, fiyanse ngo yarambagijwe n'abasore barindwi bose, kandi bose bagapfa. Ugize ngo bagiye kugera ku munsi w'ubukwe, umusore agahita apfa. Hanze aha tubita ngo ni abateramwaka, umukobwa nk'uwo bamwita umuteramwaka. Umusore yajya kubaza izina wese akavuga ati uriya mukobwa, aha ni akazi kawe, kubera ko yiswe umuteramwaka. Iyo Sekibi itsindwe mu izina rya Yesu, niyo ituma umuntu yitwa umuteramwaka. Ubwo muri iyi si nyine akaga kakaba karagushikiriye, uzi umuntu wiswe umuteramwaka. Natwe kandi ugasanga tugenda dukuririza ngo uriya ni umuteramwaka, n'abakristo bagenda bavuga ngo uriya ni umuteramwaka. Ntabwo tuzi ko ari ya Sekibi yo gatsindwa, tuba tugomba kurwana nayo. Ahubwo wa muntu nawe ugasanga turushaho kumushyira mu bigeragezo. Muri ku rugendo rurerure uwo Tobi yakoze, kandi marayika Mikayeli akamugenda imbere mpaka ariko batsinze. Ngurwo urugamba turwana buri gihe. Abamarayika bacu cyane abakuru barwana intambara ikomeye. Tuzareba none n'akamaro k'abamarayika barinzi bacu, ariko kugira ngo tubyumve neza, mwumve ko n'ubundi mu gitabo cye byahishuwe baduha ikigereranyo cy'uburyo Bikira Mariya akijya kubyara, urwo ruyoka rwari rurekerereje kugira ngo ruconshomere umwana. Kandi muzi amateka yakurikiyeho, kuko bagashaka kwica umwana, Bikira Mariya na Yosefu bakamuhungishiriza mu Misiri, intambara ikomeye. Uko niko muntu wese kuva gisamwa cya cyoka gitangira umurimo wacyo, kuko umuntu mu gusamwa kwe aba ari umunyamugisha. Ubutumwa bwa muntu kuri iyi si ni ugukundwa, Imana ibimukunda. Ariko Sekibi nayo iri aho ireba ko yahombya Imana. Ubuzima bwacu bukaba buri gihe ni uguhora turwana urugamba, maze rero kikaba ikibazo
iyo twewe nk'abantu twihitiyemo kwibera ba sekibi aho guhitamo ab'Imana. Ni gute warokora umuntu, ni gute wakiza umuntu uguhunga ugenda yishakira kwibanira na sekibi, ugenda yiyoreka? Ababyeyi murabizi, ugenda ugarura umwana kubera ko agiye korama, agiye gukora mu muriro, agiye kugira gute, ukagarura igihe umwana umugarura ariko we buri gihe ashaka kwigira muri uwo muriro, ashaka gukoramo, nguko uko umuntu abayeho. Duhora dushaka ikibi aho gushaka ikiza. Aha rero niho umuntu tugomba za mbaraga z'isengesho, kugira ngo aho guhora turarika ikibi ahubwo twegera Imana itwikirize. Erega urugamba rwacu muri isi twarugereranya nuko kapitali yafashwe, umujyi Yerusalemu warafashwe, Imana yarawufashe, Yesu Kristo yarawutuguriye, yarawutsindiye kubera amaraso ye. Twe tugomba gukora urugendo kugira ngo tugere Yerusalemu, aho kugira ngo dukore urwo rugendo rimwe na rimwe twigira ahandi. Amaraso ya Yesu yatuguriye, yatwishyuriye umujyi tugomba kugeramo, Yerusalemu nshya. Rero uko kugenda tuyobayoba, cyakora Nyagasani Imana ikatuba hafi. Ariko natwe burya ngo umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza. Niba baradusize, niba amaraso ya Yesu yaradusize, n'Imana yaradusize, asigaye natwe dushireho akacu. Abamarayika baraturwanirira, natwe dushireho akacu. Ubutaha tuzareba rya sengesho ryacu, abamarayika barinzi, uburyo duhora tuyamaze kugira ngo nabo badusabire. Burya buri gitondo uko ubyutse, uko ugiye mu rugendo, uko ugiye ku masomo, uko ugiye ujye wibuka kubwira umumarayika murinzi wawe akube hafi. Uzaba uri kumwe nawe kurusha uko wakwigendera wigabije sekibi. Uko umwigabiza arakwerekana da, sekibi ni uko nyine. Ni kwa kundi ihora ivuga uti kaze neza mboga zizanye. Nuko sekibi nuko yimereye, kaze neza mboga zizanye. Nuko natwe rero dushireho akacu mu isengesho rikomeye cyane. Abamarayika nabo batuba hafi kandi bahora baturwanirira. Abamarayika bacu batagatifu, Nyagasani Yezu n'abana nawe.